umva ibintu byose nawe bifata bishyira ku murongo niba utabishoboye sohoka utaha. umva mubyukaho mvaho ariko sheri nuko umbwiye kandi ibi byose biri guterwa na Rake ariwe mukuru wanjye muri uru rugo. Umva Rake ngomba kumwirukana akava muri uru rugo. umva maze mubwire soso Rake nta hantu azajya. Ariko ubundi Rake uri kumbwira iyo magambo ameze gutyo wibuka ko Professor yahoze ari umugabo wanjye. ariko si Rake kubona muri umuntu wawe yananiye koko. Ubundi ibintu bijya kuri mu cyumba cya mukuru wanjye ubundi Rake yaguhaye iki kugira ngo ujye kuri mu cyumba cye? ubundi aho kugira ngo njye kwirwa nshaka undi mugore wamba uri ukambera umugore ko n'ubundi ibintu byose hano muri uru rugo ari wowe bikora. Barasaho kugira ngo Professor nyirukane pe mbabarira umunsi abiri mbabazi aho kugira ngo njye kwangara nzajya nkora buri kimwe icyo ari cyo cyose muri uru rugo. Nzakora igishoboka cyose Rake mwice ubundi subirana umugabo wanjye. None se mwari ubabazi buriya nta buryo banakanga soso akaba yagenda agasubira ku mugabo wiwe? Mama Pasiteri ega mama Pasiteri sinzi nimba ubyirengagije kandi asimbizi kugeza uyu munsi tuvugana soso umugabo we ni Pasiteri kuko umugabo we uwo nguri kwita umugabo we ntibigeze baryamana rimwe no mu itono batangiye kumenya amakuru barayazi. Umugabo rero kugeza ubu ngubu ni Pasiteri arasanga se umugabo we baraziranye. None n'ubundi ko numva amaherezo bazamukura ku Pasiteri kuko n'ubundi bareba byabana byarageze no mu rusengero bizwi yuko batigeze banaryamana numva nyine ikibazo gikomeye cyane. Amakuru arazwi birazwi bikeneye bihuhiswa kandi gusa icyo nakubwira kindi na raporo ya Pasiteri yamaze gutangirwa raporo hejuru ibintu bye birazwi bisigaye bizwi. Urumva rero ko ntabwo ibintu bikiri hano hafi. none se madamu wanjye uretse gatoya Niyo budibaza ikintu cyatumye uza mu buzima bwanjye ngo madamu wawe nyine umva dore nyine akantu ngiye kukubwira sheri uretse ayo asufuza utamura wese nakunda nayo ngiye kuvuga waretse koko sibyo ariko ako kana waretse iyo nda nyine tukayikuramo nayo. uvuze ngo iki kire kire uvuze ngo iki kandi ndabivuga ngo ntabwo uri umuntu ukababara kiruzi ko utari mu muntu. Umva kire warambwiraga ngo nkakuba ngo nasemye kandi ndanini kuremo kwa ko numvaga ko umugabo wanjye tutaryamana arangibaza ahantu nzamubwira ko nakuriye iyo nda bikanshaka hamwe ngo ubundi aramira iki ko byose yabimenya. nyine nanjye nibyo ndi kuvuga nyine uyikuyemo sibyo nyine wakongera nyine ukaba umukobwa nyine tukajya ngo nkaba umukobwa kandi ndi umugore. Kiriwe ari kure n'igicucu pe ihangane nkwite igicucu kubera ko urabikwiye ikintu cy'ikigabo kimeze nka bundi gitekereze gifite imyitwara harya muri Pasiteri ubundi kubera icyo abantu bameze nk'aho Imana itabagaragaza nirangiza ngo ariko none ugiye kujya umubitira hano mu rugo wanjye. umva ariko ubu mama Pasiteri ceceka ngaho aramutse azagatanga uri wibuka amagambo yawe Ubwo se sha mwari ndi kumva no muri nta kintu kimwe nyiramira byararangiye. bisa nk'ibyarangiye ko ntabwo nanone wakura amaso. Ikindi kandi icyo nakubwira kindi ntabwo ajya nyine kumushyira hanze. Reka we ihangane ukomeze wihanganirwa n'ubucece n'ibinamenyekana bizamenyekana utabigizemo uruhare n'ubu umugore w'umwasama n'abantu bazumva inkuru zawe bazavuga ati ko mama Pasiteri arihangana n'Imana ishyireho vi iguhembere izanaguhembere yuko wihanganye ariko utabigizemo ngo asase umugabo wawe. Ese mfite n'ikindi kibazo. Pasiteri ngo ntajya asanga asose mu cyumba ko abi wawe nyine ntajya baryamana n'ubundi mu cyumba. Sha mwari kuva sose yaza ntabyo bari bakora cyeko yenda babikora wenda nagiye ariko ntago shasi ndamubonayo. Mfite amakenga yabyo wenda bashaka. Ariko ndumva nyine nimba umugore atwite umugabo nyine agomba kujya kurakuza nyine kugira umwana azakure neza nyine abona ko yazanye nasi. Birashoboka gusa ntabwo twacura urubanza. Ariko sindababona. Ariko barabiterwa n'ibibazo bagifitanye
ariko ntawamenya ko nabonye bano bantu bihinduranya cyane ko ntako ntagize ngo mbagire inama ariko simbizi. mwari ntacyo urakoze ni ukuri kundira umutima. Ya mama Pastor sawa rero tuganiyeho gusa ugenda ukore gutyo usenga Imana wende kwirwanirira sibyo. Imana ibane nawe abandi mukisi ngiye kurana n'icyo ufite ikibazo tuzasubira kandi ariko usenge cyane nta kibazo mama Pastor. Sawa. Inzu rero ngoma no kubaka mbona ari na nyinshi kuko ubwo urumva ninubaka niyange cyane ndabona amaherezo ubwo sose yatangiye gutambagira muri uru rugo nubundi azaruzamo wese kubibona. buriya rero cyarwa ari nani zacu z'Ikigali ariko nawe hatwateteza imbaza uzabona uko ntandira. Oya ubwo no kubaka n'indi yo ku ruhande kugira ngo azayigemo kuko niyo maherezo mbona. buriya ni amazu aba hejuru i Kigali ngo akayijyamo akayiraramo gusa akayirirwamo uza ngo mfitize. Niyo mpamvu rero ashobora gukomeza guhangayika uriya mukobwa arampangayikisha. buriya ntiwamubwira ngo uva ujya muri koperative nawe uzamuke nk'abantu b'imurenge ntabwo yabyemera. ariko reka mubwire abonye ahantu koperative tugejeje tukaturiye amashyamba twaraguze inka mu biraro tugiye kubaka tezevu agomba nawe kuzamuka akaza agomba kuza akajya muri koperative tukamushakiramo umugabane agakora. Iyi si ni ishuri irigisha kandi kuko nawe yabonye isi buriya hari ibintu isi izamubwira yo ubwayo. buriya rero bisa igira gutya ariko yazunguka ntabwo isakaye kandi iri kubaga nta kintu uretse buriya ntabwo iramubaga nta kintu. Niyo mpamvu rero buriya nawe namara kwiga buriya ibyo kuvuga ngo amakoperative yajyamo se wamenye nuko byagenze navuga se guhinga kugira gute yahinga n'imisozi akayimara akamera nka ngunda nk'uko yahingaga. ubwo rero isi imaze kukwigisha ibintu byinshi urabimenya byanze bikunze urabimenya kandi buriya ntitukamugaye buriya ibigeragezo biza kubera impamvu nawe namara kugira ubwenge ashobora kuzubaka urugo rwiza rurenze iz'abandi bose. buriya ari ku ishuri ni nayo mpamvu rero ngewe bitampangayikishije nta kibazo mbibonamo. bwa gushakisha cyo gufungura tuba twavuze menshi ngaho ugenda ugira ibyo utunganya ahandi hasigaye iby'isi ni amabanga ntawamenya uko yabivuga. byari byo mwari karibu ni ukuri pe. nari mbasuye rero akabona ko nifutse akago kameze nabi hanze. ntimubibona se mbeho byimeze nabi gusa nyine biba bidushimishije ni ukuri kuba muteye intambwe mukaza kudusura mukumva mbega mufite inyota yo kuza kureba ukuntu tumeze. ni ukuri birakwiyereka ni ngombwa kandi ni inshingano zacu. navuye na mama Pastor kwa Pastor ntabwo byoroshye gusa amasengesho turi gusenga ari gukora imirimo kabisa. ni ukuri Imana iradukunda pe kandi iranadushyigikiye. uko umuro wakaga hano kwa Pastor urugurumana kubyo n'inshuro ijana. birakomeye pe. birakomeye ariko ntabwo ari ibintu bitunguranye kuko njye Pastor twari twabiganiyeho mbwira uburyo agomba kwitwara agomba kureka ingeso arimo ko natabikora mu ruzaka nibyo birimo agomba kwakubya akajya ku mbuto zabyo. nta kundi nyine none se nyine ko yahinze nasarure naguma asarure nta kundi. ntabwo byoroshye niyo uri kwakura nyine ngo umwana mwiza ntiyumva umbara adakora urutozi. naho mama Pastor twagisha inama nuko ambaza icyo yakora nimba yajya kurega umugabo cyangwa se gususuna ukuntu bari kumwitendeka umwe mbabishyira ku mugabo mbese byamucanze muri make. mwamugiriye iyihe nama? muntu mbese ntabwo namugira inama yo kujya gushyira umugore ku mugaragaro yabaye ibihe nyine yabaye umugore utagira umutima. icyo namusabye ni ukumenya kwihangana byana ajya ku mugaragaro zikazajya ku mugaragaro atari wigezemo uruhare gusa ariko kandi buriya n'umugabo agomba kujyamo uruhare. guteze namwerekera ko ubana ubwo mubana umufashe kugira ngo atagira ibibazo bikomeye ariko umwana mu buryo butemewe. ariko n'icyo umwana mu buryo butemewe ari imbere y'Imana n'imbere y'amategeko ntabwo bwemewe mu mategeko aho ukuntu witwa. icyo rero umugabo yamufasha ni uko yarangiza ibyo nasoso yashaka uburyo birangira agakora divorce. ikibazo soso ntabwo yemera sinzi ndakeka isi imaze kumwigisha ubu ari kwa Pasiteri amutwitinda urumva ni umugore wa Pasiteri sinzi rero ntabwo ko byenda ko yayemera
mugomba kubiganizaho umugabo ko ndabona adahe ngo muvugane nawe usanze badahari agashaka uburyo yakora divorce na soso bikarangira akabora mu pasteur nawe bigasa nk'ikemuka kuri we nawe mukabana mu buryo bwemewe mukajya mu mategeko mugasezerana natwe tukabasezeranya imbere y'Imana. Yego ndakumva. Nta kibazo. Twari twabivuzeho ariko dusanga nta kundi byagenda, ahubwo mwebwe mukomeze mushaka ibimenyetso. Rwose turabashyigikiye nta kibazo kibirimo, mushaka ibimenyetso mwitonze ubundi bizagenda neza turabyizeye. Nta kibazo rwose turabashyigikiye kandi tubari inyuma, nimugire impungenge tubari inyuma. Yego niko bigomba kugenda rwose, mwitonde mutuze umutima mushaka ibimenyetso, ahasigaye tuzamenya uko bizagenda nyuma yaho. Niko bimeze. Sawa murakoze cyane. Nawe mugire umunsi mwiza. Yego bye. Mbona ko kujya kuri telefone bishyushye da. Nari ndi kujya kuri telefone. Amakuru se ari meza? Amakuru ni meza nta kibazo gihari. Ni bisanzwe mu by'abana bacu tuba tuganira. Ese nibyo? Nibyo. Bahamagara nabo baguhamagara bagiye nyine tugomba kubagira inama, twarabyiyemeje ko tugomba kubagira inama kandi inama tubagira nyine nizo z'ingenzi kandi bariya abana rwose ni abana beza bumve ibyo umuntu ababwira. Madamu uzi ko icyizere gikomeje kuba cyinshi ntabwo ni kugenda ndende ariko bari kumbwira ngo noneho ngo nimpinduke umutwara sibo umuyobozi akabyarane uraba umutwara sibo reba uri umuyobozi muri koperative ubwo se uzakora inama muri koperative na hariya baba baragukeneye ubwo urabona utagiye kwica akazi bitagiye gupfapfana. Ndumva nabagize imirimo myinshi cyane, imirimo yaba ibaye myinshi ariko ntacyo ze abantu bakugira icyizere hari icyo byaba bitwaye. Icyizere kiriho pe urumva ariko noneho tekereza imirimo ibiri kandi yose y'ubuyobozi bundi naje kukuregera hariya muri koperative baragushaka si ikibazo ahubwo ngewe kamubwire njya nkunda kubohoka rimwe na rimwe nanjye ntabwo uzababwira bari njye bagira icyizere bari gusa twese twaba abayobozi bikagenda bite cyose ubwo no kuvuga ngo wabaciye nanjye naciye ngaho urugose ntabwo sibo kandi ko n'undi umujyanama w'ubuzima njyewe ndi mu rugo niteguye abaza kwivuza urumva ubwo rero wajya nuzana ikibazo najya gikemurira rimwe byose ntacyo ubwo niba uzakomeze wubaka icyizere cyawe n'ibikunda bazagutora mvura imibiri nkavura n'imiti isa nanjye ababaye pasiteri ahabaye nahavura akagira ikinini abaguze ubwiyunge nk'abo bahereza. Okay, niwubaka icyizere bakakugirira icyizere nta kibazo bazagutore ko nta mpungenge se ariko se kireka nyambanze mu bisubizo ko uri muri amusubira kujya kubivuga hanze mwarimu akababwiye ko raporo bamaze kuyitanga no mu rusengero babizi batanga ubundi se ntabwo wumva ubwo urumva ibyo bintu bizi biri bwagende bite batanze nyine n'ubundi urabuza kujya kubivuga ejo rero nzumve ngo babuhiritse ubwo se uri kumva ibyo bintu biri bwitwe ikintu cy'ukuri nyine batanze iyi raporo mu rusengero hese nyine ahubwo wararutanze batanze raporo nose batanze raporo ejo bundi baraje bagurika ku pasiteri ukumva neza uzi ko uru rugo nta mafaranga ari ntaki nawe urabizi uri kumva ahubwo umva ibyawe ahubwo ndabona ari birebire umbara umbwira ukuntu tuzabaho uzi ko amafaranga nayo nari mfite mu buhinde yose narakohererezaga tukaba nta kintu dusigaranye muri iyi nzu aho twari twiringiye bakaba bagiye kukwirukana umbwira ukuntu biri bwagenda nsubiza none se sheri ki ako ntukambwire nabi sheri ntukambwire nabi none se tuzabaho ku mugambi w'Imana none se bundi uratinya ukavuga Imana mu kanwa kawe n'isoni ufite ubu nta soni nta bwoba ufite Imana
mwarimu rero ntimurebe gutya mugire ngo wenda turicaye cyangwa baricaye. Ubu ngubu ikintu bategereje ibimenyetso, wenda bivugwe mu bantu, mu baturanyi, abantu nyine bose bamenye ibyabaye, kuko murumva kugenda ukavuga ngo umugore ngo mwabanye amezi 10 hafi umwaka mutararyamana nta n'abantu babizi, murumva biragoye. Birumvikana ibyo bintu biragoye, ariko kandi tubona mama pastor nakimubwiye ikintu mu itorero ibi bintu byatangiye kuvuga uko nasosa ameze muri we ntagira ibanga. Harabo yabibwiye uko byari nakose mu itorero byatangiye kuvuga ko atigeze aryama, ngo byatangiye kumenyekana kandi na pastor imaze gutangirwa raporo. Urumva rero aho bigeze, gusa mwagenda mukusanya n'ibindi bimenyetso ntabwo byabura kandi mwabishatse, natwe n'amasengesho turi gusenga azagira akamaro cyane rwose. Ahubwo Imana ishimwe ubwo wumva batangiye kubimenya, bizadufasha cyane. Inkuru yamaze kuba kimomo, naho ibyo byakozwe ega nawe wabubanye n'umugabo neza mukaba mu mahoro yanyu, nawe akagira amahoro yabuze, umunezero yabuze, akaba nta bindi bintu bimustress byo ku ruhande. Gusa nyine pasiteri we biragoye kugenda apfunda imitwe byamubanye umuriro. Ubwo muzi ko yaje akavuga ngo ahesheninga amafaranga yose yumva yifuza, ngo ubundi ngo yigereke hiriya ndayasoso. Kana nuko bagira isoni. Mu nyumvire namwe n'ukuri. Ariko nta mahoro y'umunyabyaha niko Bibiliya navuga, kandi uri wabuze uko abigenza atagenda apfunda imitwe. Ibyo rero nta mabura akiri n'amatakira ngo uko byagenda kose kuri kurazwe cyane rwose. Ese ko ngo batabyemere ko subwo murumva yabyemera koko ntago no mu nzu sayo ntibatinyuka kubyemera. Kuko mpamagara nta mahano pe, ibyo bintu ntago babyemera. N'abakristo bagenzi bawe namubonye. Urumva rero reka ahubwo hari gatoya umuntu njyewe naramwishakiye ndagenda muha agasomo ku mugabo wanjye agatinyuka agasuzuguro kangana uko nguko. Urumva nyine nta n'isoni agira ko se nta nizo yagira, kandi umuntu w'upasiteri ukajya gusa kuryama n'abo uyoboye n'abo ushumbye ni ikibazo gikomeye. wamaze kurenga nta warangiza ukajya ku ruhimbi ukabwiriza ukigisha abantu kandi ukabigisha bagira ngo bari kubusambanyi ibikinga Imana izabahana, kandi yarangiza akaba ari ujya kubikora. Nicyo cyiza cyo gukorera Imana ntabwo ari umuntu, biratinda urabikoreka kwihorera ikakwanika, ntabwo igiye kureka gushya gusa, nta nubwo igihishira abanyabyaha cyangwa abakora ibibi. Mukomeze musenge rero, kandi nyine mukomeze mu amaso n'umugabo muganire, mukomeze mushake n'ibyo bimenyetso, nanjye najya mbafasha nk'ibisanzwe dusenga Imana ko byagenda kose. Nawe nkuko nababwiye urugamba tuzarangiza amahoro. Ndumva wowe uri n'umujyanama bagutorera no kumutwara sibo, ndumva ari ibintu byaba bihuye da. Nta kibazo, ako kazi ntaryo kari gatwaye pe, ariko nturebe ikibazo birananiye kisi. Ugiye mu nama ya koperative ku murenge baravuze bati turashaka umukuru w'isi, urumva ubonetse hamwe ahandi urahabuze. Ikintu cyatuma abantu bakwibazaho ntabwo cyaba ari cyiza. Ubwo rero sinzi, njye ndumva njye kariya akazi kubera ko nta n'ikibazo ntagakora, nkajya nyobora abaturage nkabagira inama, nkababuranisha neza kandi bagira n'inama n'ubundi z'ubuzima. Ariko izi ibyo bintu burya bijyanye, burya birajyanye n'ubundi umujyanama w'abaturage. Ubwo urumva ugeretseho no kuba umutwara sibo, siko byaba ari ibintu byibaze. bagira inama nyine nkabasara imitima nkayegeranya, nta kindi urumva. Ahubwo ndumva icyo ari igitekerezo cyiza. Nta kibazo gusa nibaguhitamo nyine bazaguhitamo. Buriya muntu rega imirimo akora buriya niyo imuhesha amanota yo kugira ngo bamutore. kandi iyo batampitamo nta kazi rwose, kuko ndi umujyanama w'ubuzima, ibyo ntacyo bintwaye, mfite n'akandi kazi nkora. Ahubwo se buriya nta n'ubundi mbona ndetse mu bandi bantu b'abagore bari hano muri karitsiye ubona bameze neza nkawe ni bandi. Kandi burya njye niyo batantora njye bafite akazi kanjye ko kwikorera, njye ntabwo nasanga ubuze amahoro mu mutima ngo ngende ntakugiriye inama y'ukuntu ugomba kwitwara. Rego uritangira isoni itama nta n'isoni ufite. Ako sheri wambabariye mu by'ukuri ukareka kunteza ndako kumfatanya n'iyi si
n'abayituye. isi yamaze kukwifatira kera byararangiye. Ariko tekereza umuntu wa mapasiteri dukumva ibaze kubona umuntu pasiteri turimo turabana aha ngaha mu nzu ngo ni umugore wawe. Ni iki wamburanye kugira ujye kuryamana na Suso kugira ngo mukore ibyaha nk'ibyo mwakoze mu by'ukuri? Ubu nta n'isoni wowe ufite? Ase sheri kubizi neza ko ibaze umuntu nka Suso ntazi yaturutse akaza kungwa hejuru ngo ngaratwite inda ya pasiteri. Nanjye ubwanjye ntakubwira ngo ndatwite ndi umugore wawe twasezeranye. nyine umva mubwire sheri. Winkora nta kibazo nyine umva mubwire. Iyi si mu by'ukuri urayizi. Ubu hari igihe dutegeka neza tugashiduka ibintu twabyisanze. isi gufite mu biganza ahubwo isi yakura ndabona iri kukurangiraho ngo ikibazo nawe ni ukuri uri kunterera. nanjye rega ndi mwiza. Nanjye ndi mwiza. Ndetse ntabwo uri umugore wanjye, ntabwo twasezeranye. None se ibyo wakoze wabikoze atari umugabo wanjye? Njye nabikoreshejwe na Satani. Azabukoresha n'ibindi. Ntabwo nakongera kumwemerera bitewe n'ibiri kumbaho cyangwa n'ibyambayeho. Ubu se wakicuza? naho rake niba mugishaka ibimenyetso nibyo byiza, mukomeze mugere mushaka ibimenyetso no hanze bigende bivugwa bimenyekane. Wabwo niba byatangiye kuvugwa mu rusengero hanze ntabwo turamenye naho bivuge bigaragare amakuru amenyekane. Nayo ntibyumva ko bataryamanaga nabanje kudutongera kugira akabazo ariko nyuma nza kubyemera ko byagenda kose. Rero reka tugumye gukusanya ibimenyetso bizagenda neza. nabo ntabwo bicaye kandi n'umuntu ukibyumva bwa mbere umva ari ibintu bidashoboka. Nanjye twabanaga hano mu nzu mbyumva bwa mbere byarantunguye numva ni ibintu bidashoboka, ariko ntungurwa no kumva Suso ari kubyigana. Birakomeye ariko reka turindire nyine bizagera bimenyekana ibimenyetso bigende biboneka. Reka rero mbe ngiye uza gusuzuma umutware wawe ariko reka dusenga Imana mbasabe umugisha ko mwanyakiriye ngende. Data wa twese wo mu ijuru, Imana idukunda kandi Imana igira neza, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda ndetse ukenda n'uyu muryango tukaba duhuye kuri uyu munsi nta gikuba cyacitse. Uhabwe icyubahiro. Twageze muri umuryango rero baratwakira, unyemerere ubaho umugisha kandi urugamba barimo ibibazo barimo ubibarwanirire. Ibimenyetso biri gushakwa ubitanga kuri Imana, uca inzira ahantu zitari. Urugamba nirurangira amahoro tuzashima izina ryawe. Ngarinde uyu muryango, urinde Raki, urinde umutware wamuhaye, ubarindire ubugingo ndetse n'imibiri kugeza ubwo urugamba ruzarangira amahoro tuzashima izina ryawe. Urakoze rero ngasigara nabo nanjye ugere nanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo tubyihorere by'ubuyobozi ubwo nibiza bizaba biza ariko ntacyo bitwaye. Usanze nyine nari kuvugana n'uriya mukwe wacu. Yari kungisha inama turi kuganira ku by'uriya mukobwa nyine Suso. Ari kumubwira ngo babanze babireke bashake ibimenyetso kugira ngo bibanze bimenyekane muri karitsiye. Kuko we yambwiraga ko afite gahunda yo kuba abyihoreye noneho yarangiza ahubwo agahita yinjira nyine mu by'ibimenyetso. urumva ko ngenda mugiraga inama namubwira ati rero wowe turagushyigikiye, niba ari ngombwa ko ushaka ibimenyetso bishake, ariko bari kumbwira ngo babanze bicara aho ngaho no muri karitsiye babimenya babisobanukirwe. Nibamara kubisobanukirwa rero kuko nibamara kubimenya neza nibwo yakomeza akabikurikirana. ariko ntacyo tubari inyuma kandi tuzabibafashamo. koko reka maze mubwire niba yarigize kuriya tubari inyuma nashaka ibimenyetso abibone kandi ndakubwiye niyo yahaguruka bakagenda akabarika. None ko yagiye kwa pasiteri oya wari kuvuga ngo bibanze bimenyekane ko iriya ndatariye na biriya by'uko batigeze baryamana nabyo bibanze bimenyekane, mbese na biriya byo gukuramo inda nabyo biza ari inkuru. Nyine sheri uranengeye n'ibyo nari ndimo ndi kuvuga, uretse ko ubu muri iyi minsi usigaye ndusha kurakara sinzi n'ahantu wabikuye, mbere ntabwo warakaraga. nyine ntabwo ariko wumva ukora ibintu binshimisha bituma ndakubona nkagusekera nkaryama nkumva ndatuje nkajya gusenga nkasenga neza nta shida mfite ku mutima wanjye. Urumva ari iki wakoze cyashimisha? Ibaze kuba nava hanze naraje mukumbuye
numva ko tugiye kubaka ubuzima nje nzanye ubumenyi ahubwo nkaza nkatahira ku gahinda kangana gutya urumva ngiye nishimye nyine ndabyumva kandi njye nasabye imbabazi ariko hari ikintu buri gihe mba nshaka kukubwira ntucyumve satani ajya kunaniranwa n'imana babana mu ijuru nuko satani yari afite imbaraga nyinshi n'ubushobozi wakoresheje se na satani arabimenya urabizi neza ko ari shitani imana irareba ibona batagumya kubana mu ijuru ihita imwohereza mu isi imajije kumwohereza mu isi imana yaratubwiye ngo ubwo nyine yabwiye abatubanjirije wasiwe ugushije cyane kubera ko woherejwemo umwanzi satani wiza kuntera amasomo mbabaye gusa reka mubwire iyo urimo urambwira ibintu nk'ibyo mba ndimo ndakumva pe ariko ndimo ndareba sosanga muri iyi nzu nakinjira nkamwinjiriraho najya kuryama nigire mu cyumba tugakubitana mu miryango muri koridori birambabaza nareba ukuntu murera nk'umwana atari n'umwana nabyaye yigize n'umwami kaza aragenda ameze uku ngaratwite ukagira ngo atwiteza ahari ntibabwire sigara ubitekerezaho ko ngenda arambiwe kandi nifatira umwanzuro biri bwawe bikurushaho nimba rero ukunda filimi zacu nk'umufana nyine dufashe ukore subscribe ikorwa inshuro imwe gusa nimba warayikanzeho ntiwongere kuyikanda abantu rero bafite akawunti ziri mu gifaransa aho handitse subscribe haba hari sabone uzajya yikanda rero kuko subscribe niho dukura ubushobozi rwose n'inkungu ubu duteye niho dukura nyine ubushobozi bwo gukora andi mavideo nimba ushaka ko twamamariza kuri filimi zacu reba nomero kuri iyi filimi uduhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp tugukorera akazi kose.